ahita abwira Batamuriza ati uyu ni papa wawe. Batamuriza barampamagaye ati papa ntikarame, ati pa ntikarame. Mama Batamuriza ati papa bata ntikarame, riba riramfashe. Icyambabazaga mama Batamuriza yarankubitaga. Ntago ari ubujura gusa nakoraga, harimo no kunywa urumogi. Ndi umucomyi, ndi niga, ndi genge, ndamahoro maniga. Urumogi rwaramenye ngenda mpengamye. Iyo narubayaga kurubaya nukurucoma, nahitaga ndushoreza. Namara kurumeneka ngiye amahoro nkahita nkubitarampingi. Yewe iyi ngendo bayitaga kudatoneka isi. Ndamubwira nti uyu munsi uramenase, ati uyu munsi ndagushoreza nturanshoreza ku ihene se, ati ni ku ihene wajyame, ni ihene wayimenya si ihene ni senkisi. Maje kurucoma mpita njya amaswingi njya amahoro. Amahoro ni nko gusinda. Mbura inzira, mbona amazi yuzuye, mbura aho kunyura, mbona ikizirika imbere yanjye, mpita nkifataho nyambukiraho. Yewe kugira ngo ntagwa muri ya mazi. Ngize gufatirwa munsi y'igitanda cy'umugore n'umugabo mu gatsata muri muvuduko. Mpagera saa 12 za nimugoroba, nsanga abana barimo barakina umupira. Mbatuma biswi kuri butike, basiga badakinze. Basize badakinze mpita mbatera rampingi, mpita ninaga ku rugi rwo hanze. Nari ntegereje ko umugabo n'umugore bava mu kazi, bamara gukingura icyumba cyabo bagiye muri dushe, nkahita mpamagara imodoka nibishaga sero yose tukayitwara. Bakiva mu kazi bakingura icyumba cyabo, bariyambura bajya muri dushe. Mpita mbatera icyo bita wesdoro, mpita ninaga munsi y'igitanda cyabo. Ntegereje ko baza gusinzira, nkahamagara umushoferi n'imodoka nibishaga sero yose tukayitwara. Bakiva gukara basinze ikintu bapfuye umugabo n'umugore babararwanye. Babaratikaguranye bahana amakofi. Babararwanye baratikagurana ndabategereza bariyunga. Biyunze baranaganira, baganiriye ndaturika ndaseka. Ubwo iyo mvuze kuganira ni kwaje kwa plani, kuko umugabo n'umugore iyo biyunze umurimo w'Imana urakorwa. Ngo nturike nseka batati twakingiranye mipusi. Ngo acekinge ati umuntu yagezemo mada, sinzi ahantu yakuye ifirimbi avuza ifirimbi. Bagotagota inzu, bankubitiyemo inkoni mva maraso nka 15. Umva 19 uri imanzi n'umugore w'imyaka 40 wabyaye ufite ibiro 116. Umugore yaje kunyifunga, anyifunga afite imyaka 40, mfite imyaka 19. Uti yakwifunza ate? Najyaga mugurira inyama y'iroti n'umwijima muri Aprovia, aziko ndi igisambo ariko kizi gushaka amafaranga. Aza kunsaba nimero ya telefone, arambwira ngo najya abona imari azajya ampamagara zenyitware. Mba ndayimuhaye. Hashize nk'ibyumweru nka 2 arampamagara muri weekend, arambaza ngo uriye ndi mu rugo. Ati se ufite umwanya ngo uzunsure? Nti ndawufite. Ngo ngereyo nsanga abana n'umukobwa witwa Batamuriza, turaganira bigeze nka saa 12 nshaka gutaha. Cyatse gutaha arambwira ati se waraye. Ndamubwira ni se uyu mwana amenye ko naharaye ko yankubita inyundo. Arambwira ngo se w'umwana yazanye ibintu byinshi amutera umugeri. Sinumva iryo jambo ry'uko se w'umwana bamuteye umugeri ngo nitahire nanjye ndarara. Ndibuka umunsi ntazibagirwa, ni umunsi nigize kwiba umuyobozi umwe, ndamufata mutwara miliyoni 3 n'igice ku butubuzi. Mujya mwumva bitwa abatubuzi, kumva amafaranga ahindutse impapuro, telefone igenduka isabune cyangwa ibuye. Ninjye wabikoraga. Kandi ubwo niyo naguhaga isabune nabaga nakubashye kugira ngo uzabone n'icyo umesheshe. Naguhaga igitiritiri cy'ikigori. Ariko mana warakoze kumba bari. Izitwa yewe muntu dunda ubwonko mukubita umwice, sinzi unyuza aha ivubi n'akayuki. Hari n'indi numvishije ngo yaje yitwa Nzabanogejo. Ntiwigirire nabi, nubwo nk'urumogi, nubwo wiba, nubwo unywa kanyanga, nubwo wagambiriye kwicana n'uwo mwashakanye, nubwo wanga nyoko bukwe, nubwo wanga baramukazi bawe, ntiwigirire nabi. Imbabazi z'Imana ziracyakuriho. Nabaye umujura muri uyu mujyi wa Kigali. Icyo gihe nari nyoboye amabandi 73, harimo umugenzuzi ushinzwe discipline, secretary ufite masters n'ubitsi muri lisansi. Ni udakizwa ngo ureke ibiyobyabwenge uzibukire wegere Yesu. Imana ifite abakozi benshi bazaterura hano inyuma. Nari ncagawe n'abantu barenga 400, abantera amabuye bati ni mukice. Ngeze ku kiraro cyubatswe n'abasirikari kiva mu gatata kigana muri ofisi, barakwega cyane bakweze, ipantaro ihita ishwanyagurika, bajya kumfunga nambaye agakabutura konyine k'imbere nafunze na karuvati. Murumva icyo gisebo? Niba hari umuntu utagereje gusaba ni umunyabyaha. Uwo munsi nasohotse nciye isheni, gufungurwa babyita guca isheni. Uwo munsi nasohotse nciye isheni nibwo nageze ku Kimisagara kuri elegitorogaze,
nsanga umuntu arimo aracuranga radio sonoteke mpita nyimwiba irimo no kuvuga. Ntabwo amapingu yacu umujura mu bujura gukubita indaya 3 mu cyumweru ntabwo byaca ku muhanda yitagera, cyereka Yesu wenyine niwe ufata abanyabyaha akabiyegereza. Akireba mu ishakoshe ate nagasaka maya gafunguye ajya kurwanya abaririmbyi ngo nagiye muri korari barebashye. Aho niho nahise mbisubiza, nihana kwibisha ikaramu, gutanga akazi ntako ngira, gusoresha abaturage ntakorana na leta, gucuruza urumogi no kurunywa, kuranguza mu mangazini atarayanjye, gukodesha amazu atarayanjye. Nari mfite imfunguzo 700 nacurishije. Umukwe arahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime, tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni akaba yiteguye. Some ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 8 umurongo wa 32. Yohana ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 8 umurongo wa 32. Yohana ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 8 umurongo wa 32. Aranditswe ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nifuje ko tuganira ijambo ryitwa kubaturwa n'Imana. Imana ikakubatura ikagukiza ubusinzi, ikakubatura ikagukiza ubujura, ikakubatura ikagukiza urumogi, ikakubatura ikagukiza kujya kuraguza, ikaguhindura icyaremwe gishya. Mu gitabo cy'Imigani mu gice cya 28 umurongo wa 6 Bibiliya iravuga ngo umukene ugenda ari inyangamugayo abaruta ikigenge naho cyaba ari igikire. 12 igitabo cy'Imigani umurongo wa 1 Bibiliya ikavuga ngo umuntu cyaho kenshi agashinga izosi ngo azavunagurika tungwe ngo kandi nta kizamukiza. Ariko ntangaje itangazo ryiza ko niwemerera Imana ko ibiyobyabwenge byakubase, Imana irakuruhura igukiza ibyo byaha kuko ni umutunzi w'imbabazi. Bibiliya iravuga ngo naho byatukura tukutuku ngo irabyeza agasa nk'ubwari bw'intama bwera. Bibiliya ikavuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ngo ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya. Kwa kanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Yesaya igice cya 19:20. Hari ibintu bibata umuntu, urumogi rukabata umuntu, ubusambanyi bukamubata, ubusinzi bukamubata, ubujura bukamubata, kwambara ubusa ngo ufite amaguru meza bikakubata. Ariko ndinginga Yesu ubatura abanyabyaha ngo yongera abambaturire, kuko haracyariho ibyiringiro ko naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Ntiwigirire nabi, nubwo ibiyobyabwenge byakuzengereje, imbabazi z'Imana ziracyakuriho. Kugera ku rwego umuntu ashobora kunywera 40,000 nta mituweli de sante agira. Kugera ku rwego umuntu ashobora kunywera 30-40 nta gitenge umugore yambaye, nta myenda y'abana yabyaye yabaguriye, akanywera 40,000 agakaraba rimwe mu cyumweru kandi akitara akati ndi umuntu. No, ariko tukuzaniye inkuru nziza. Niwemerera Imana kuri umunyabyaha, Yesu arakubatura kuko arakicaye ku ntebe y'inyembabazi. Nanjye Yesu yarambatuye muri 99, arambatura nabaye umujura muri uyu mujyi wa Kigali. Icyo gihe nari nyoboye amabandi 73, harimo umugenzuzi ushinzwe discipline, secretary ufite masters n'umubitsi muri lisansi. Ariko 2003 duhuye na Yesu aratubatura adukura mu byaha. Aba Yesu yababariye ni mumukomera amashi, ni umutunzi w'imbabazi. Ntiwigirire nabi, nubwo nk'urumogi, nubwo wiba, nubwo unywa kanyanga, nubwo wagambiriye kwicana n'uwo mwashakanye, nubwo wanga nyoko bukwe, nubwo wanga baramukazi bawe, ntiwigirire nabi. Imbabazi z'Imana ziracyakuriho. Ubu hari inzoga zabamennye z'inkorano, izitwa yewe muntu, dunda ubwonko, mukubita umwice, sinzi unyuzaha, ivubi n'akayuki. Hari n'indi numvishije ngo yaje yitwa nzabanogejo. Umuntu ngo arayinywa akagira ngo yavuye muri dushe. Ariko ndinginga Yesu ubatura yongera abambaturire. Haracyariho ibyiringiro. Hari logique abanyabyaha bakunda kugira, bakavuga ngo abarokore twarasaze.
ariko reka mbabaze, umusazi mwabonye utunda ibyuma akabicomeka mwamubonye? Umusazi mwabonye uhamagara korari ziririmba neza gutya zikaza mwamubonye? Umusazi mwabonye uhamagara umuyobozi w'umurenge akaza muri iki gitaramo nk'iki mwamubonye? Njye ahubwo mbona umusazi ari ukirara mu kabari, umusazi ni ukinywa urumogi, umusazi ni ukinywa urwagwa, naho umuntu ukijijwe neza ni intiti ku rwego rw'isi. Agakiza ni keza, agakiza kanigisha ekonomi. Umuntu agira 20,000 akayekonomiza akaba yamara n'icyumweru, mu gihe umupagani akorera 50,000 akarara yatsinze mu kabari, mugahura yarara ameze nk'irege igiye kugwa ku kibuga. Ariko ndinginga Yesu batura yongere akumbaturire. Ndibuka umunsi ntazibagirwa, ni umunsi nigize kwiba umuyobozi umwe, ndamufata mutwara 3,3 ku butubuzi. Mujya mwumva abantu bitwa abatubuzi? Kumva amafaranga ahindutse impapuro, telefone igenduka isabune cyangwa ibuye. Ni nge wabikoraga. Kandi ubwo niyo naguhaga isabune nabaga nakubashye kugira ngo uzabone n'icyo umesheshe. Naguhaga igitiritiri cy'ikigori. Ariko Mana warakoze kumbabarira. No muri uno mugoroba wongera utanga imbabazi ku banyabyaha, no muri uno mugoroba wongera utanga imbabazi ku basinzi n'abasambanyi n'abajura n'abanywasigara, wongera unduhurire abanyabyaha. Kandi operasiyo yo muri iki gicamunsi nta ribirimo, nta police. Operasiyo yo muri iki gicamunsi ni ya chef d'état major mukuru witwa Yesu. Numwemerera kuri umunyabyaha arakuruhura akwiyegereza. Maje kuyamutwara na yamutwaye yambaye n'inifomo, hashize nk'ibyumweru nka 2 fatirwa kwa mukanga he mu Gatsata aho nakiniraga biyare, shiduka CID 2 zateruriye hano inyuma. Muze afite abahungu bazi gufata, ari ukuntu bakwegeraga hano inyuma ipantaro igenduka ikabutura. Babyita gutera ijeke, cyo bita gutera umuneneko. Kandi nudakizwa ngo ureke ibiyobyabwenge uzibukire wegere Yesu, Imana ifite abakozi benshi bazaterura hano inyuma. Baramanukana kuri ADPR rubonobono, nari ncagawe n'abantu barenga 400, abantera amabuye bati nimukice. Ngeze ku kiraro cyubatswe n'abasirikari kiva mu Gatata kigana muri ofisi, barakwega cyane bakweze, ipantaro ihitishwanyagurika, bajya kumfunga nambaye agakabutura konyine k'imbere nafunze na karuvati. Murumva icyo gisebo? Niba hari umuntu utagereje gusaba ni umunyabyaha. Isoni ziragutegereje, uziba niba gufata kuvuna amaboko, uzasambana ukuremo indwara, uzanywa inzoga witure hasi upfurimbutse. Ariko utaragera kuri urwo rwego, tukuzaniye inkuru nziza ngo Yesu ni utanga ubuzima akabatura. Aho niho bankubise inkoni, ndirahira ntidata na mama n'abapanekote muri Rurindo, mvuka mu majyaruguru. Barakubita ntiniza segonderi kuri ape Kitumba, bati kwiga ntabiba hano. Saa 9 z'amanywa barampakira abantu ntwara ahantu hamwe, bamfunga amezi 9, mfite ibiro 93. Nsohoka mfite 3 Uwo munsi nasohotse nciye isheni, gufungurwa babyita guca isheni. Uwo munsi nasohotse nciye isheni, nibwo nageze ku Kimisagara kuri elegitorogaze, nsanga umuntu arimo aracuranga radio sonoteke, mpita nyimwiba irimo no kuvuga. Ntabwo amapingu yacu umujura mu bujura, gukubita Indaya 3 mu cyumweru ntabwo byaca ku muhanda y'Itagera, cyereka Yesu wenyine ni ufata abanyabyaha akabiyegereza. Ongera umumpera amashi, ni umutunzi w'imbabazi. Mu rwandiko rwa 2 rwanditswe na Petero igice cya 3 umurongo wa 9, Bibiliya iravuga ngo umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nkuko bamwe batekereza ko iritinza, ngo ahubwo itwihanganira, idashaka ko n'umwe wapfa arimbutse, ngo ahubwo ishaka ko bose bihana. Nicyo gituma Imana yihanganira umunyabyaha, nukugira ngo niyakira ijambo ry'Imana n'indirimbo z'abaririmbyi ahinduke abe icyaremwe gisha. Ndihuta cyane ndi ku ijambo ryitwa kubaturwa n'Imana. Ndihuta cyane, umunsi nazibagirwa nyirizina ni umunsi nigize gufatirwa munsi y'igitanda cy'umugore n'umugabo mu Gatsata muri Muvuduko. Mpagera saa 12 za nimugoroba, nsanga abana barimo barakina umupira. Mbatuma biswi kuri butike, basiga badakinze. Basize badakinze, mpita mbatera rampingi, mpita ninaga ku rugi rwo hanze. Nari ntegereje ko umugabo n'umugore bava mu kazi, bamara gukingura icyumba cyabo bagiye muri dushe, nkahita mpamagara imodoka nibishaga sero yose tukayitwara. Bakiva mu kazi bakingura icyumba cyabo, bariyambura bajya muri dushe. Mpita mbatera icyo bita wesdoro, mpita ninaga munsi y'igitanda cyabo. Ntegereje ko baza gusinzira, nkahamagara umushoferi n'imodoka nibishaga sero yose tukayitwara. Bakiva gukara basinze ikintu bapfuye, umugabo n'umugore babararwanya. Babaratikaguranye bahana amakofi.
burya umugore n'umugabo iyo badafite umwuka wera barashondana nk'inkoko. Ibyo nkunda kubyigisha bubatse ingo iwacu muri ADPR. Mbigisha ibintu 10 bibi imbere mu rugo, nkabigisha n'ibindi bintu 5 abagore baturusha. Bararwanye baratikagurana ndabategereza bariyunga. Biyunze baranaganira, baganiriye ndaturika ndaseka. Ubwo iyo mvuze kuganira ni kwaje kwa plan, kuko umugabo n'umugore iyo biyunze umurimo w'Imana urakora. Ngo nturike nseke batati twakingiranye mipusi. Ngo acekinge ati umuntu yagezemo mada. Sinzi ahantu yakuye ifirimbi avuza ifirimbi. Bagotagota inzu. Bankubitiyemo inkoni va maraso nka 15. Ndashimira Yesu. 21 irashize nta muntu heruka kunkubita. Ndashimira Yesu. 21 irashize ntago mperuka kwambara amapingu. Yesu wakoze ibyo mwongere mu mumpera amashi ni umwami w'amahoro. Nubwo usambana Yesu aragukunda araguha imbabazi. Nubwo nk'urumogi Yesu araguha imbabazi. Nubwo ukijya kuraguza Yesu araguha imbabazi. Nubwo uri umujura Yesu araguha imbabazi. Nubwo ugira umwanda ukaraba rimwe mu cyumweru Yesu arakuruhura. Nubwo wagambiriye kwiyahura Yesu arakuruhura. Wigirire uca bugufi wemerera Imana kuri umunyantege nkeya Yesu aragukiza ibyaha. Ntago ari ubujura gusa nakoraga, harimo no kunywa urumogi. Ndi umucomyi, ndiniga, ndigenge, ndamahoro maniga. Urumogi rwaramenye ngenda mpengamye. Iyo narubayaga kurubaya nukurucoma nahitaga ndushoreza. Namara kurumeneka ngiye amahoro nkahita nkubitarampingi. Yewe iyi ngendo bayitaga kudatoneka isi. Ariko mpuye na Yesu aranyunamura. Mukomera amashi ni umutunzi w'imbabazi. Nahoze mbonamo n'amaniga hano menshi, ari n'uwo nabwiye ngwino wigire hino tubigisha ijambo ry'Imana. Yitambwe ngo none se Jameli nguje kuturabura se. Naje kubarabura ngo mbabwire ngo Yesu arabakunda. Nubwo ucoma, nubwo uroringa, nubwo Sangirene yakumennye ijisho, haracyariho ibyiringiro by'uko yazuye mu Rwanda Shyaka Legisi ikazura Pastor Sharire, haracyariho ibyiringiro by'uko nawe yakubabarira. Ariko muri iki giterane nta muntu Imana yabarakije urumogi ngo ayihereze icyubahiro. Ntabwo amaniga nayaburamo n'amaji magenzi yanjye. Ndibuka hari igihe nagiye kurusumba ngeze mu Irigara. Irigara naho rwacururizwaga mba nkubitanye na dogiteri. Dogiteri ni umupushayi. Ndamubwira nti uyu munsi uramena se. Ati uyu munsi ndagushoreza nturanshoreza ku ihene se. Ati ni ku ihene wa Jameni, ihene wayimenya si ihene ni senkisi. Maje kurucoma mpita njya amaswingi njya amahoro. Amahoro ni nko gusinda. Mbura inzira, mbona amazi yuzuye, mbura aho kunyura, mbona ikizirika imbere yanjye, mpita nkifataho nyambukiraho. Jewe kugira ngo ntagwa muri ya mazi. Ariko mpuye na Yesu 2003 aramfata aranyiyegereza. Ngiye gusimbuka kwibisha ikaramu, ngiye gusimbuka gukodesha amazi atarayanjye, ngiye gusimbuka kwiba Sainte Famille mu kiliziya 200,000 nkoresheje ibuye nkarihagararaho nkamutera dedo nkayamwiba. Ngiye gusimbuka kwiba umukecuru ku Gaseke Ibyumba agurishije amatungo 2 yitwa ihene, azamura inguti 3 yari yambaye ayashyira muri mugondo ya 4. Agaruka mu isoko mutera dedo ndayamwiba. Ndashimira Imana ko ibi biganza byajyaga byiba abaturage Yesu yarabihumanuye. Nsigaye mbitunga abarwayi bagakira. Yesu wambabariye afite umugambi mwiza wo kongera gutanga imbabazi muri uyu mugoroba. Kandi mu gihe ugikora ibyaha nta mahoro uzagira. Yesaya 48:22 nta mahoro y'umunyabyaha niko Uwiteka avuga. Ngiye gusoreza ku buhamya bw'umugore wanyifunze afite imyaka 40, mfite imyaka 19. Mpita mvuga nuko Yesu yamfashe mu minota 6 ndaba mvuyeyo ngane ku musozo. Muri ubwo bujura bw'indengakamere narabaswe n'urumogi, kanyanga, mayirunge, mugo, ndigisambo ncanga ikibiriti ku ikorosi impande ya ADPR yacu Muhima, ncanga ikibiriti disantere Kiruhura, ntera igishyimbo cyo bita kubukisha inka amaboyi. Ariko mpuye na Yesu aranyiyegereza. Nubwo nene narabaswe n'ibyo byaha byose, Yesu yari yarandinze sinajya mu bagore n'abakobwa. Ariko nubwo ntabagiyemo ntabwo nakoze ubukwe ndimanzi. Aho niho umugore yaje kunyifunga, anyifunga afite imyaka 40, mfite imyaka 19. Uti yakwifunza ate? Najyaga mugurira inyama y'iroti n'umwijima muri Aprovia, aziko ndi igisambo ariko kizi gushaka amafaranga. Aza kunsaba nimero ya telefone, arambwira ngo najya abona imari azajya ampamagara zenyitware. Mba ndayimuhaye.
hashize nk'ibyumweru nka 2 arampamagara muri weekend arambaza ngo uriye ndi mu rugo. Ati se ufite umwanya ngo uzunsure? Nti ndawufite. Ngo ngereyo nsanga abana n'umukobwa witwa Batamuriza, turaganira bigeze nka 12 nshaka gutaha. Cyatse gutaha arambwira ati se waraye? Ndamubwira ni se uyu mwana amenye ko naharaye ko yankubita inyundo. Arambwira ngo se w'umwana yazanye ibintu byinshi amutera umugeri. Sinumva iryo jambo ry'uko se w'umwana bamuteye umugeri ngo nitahire nanjye ndarara. Bibiliya iravanga umunyabyaha wese ni nk'ikigoryi. Mba ndaraye. Umva 19 uri imanzi n'umugore w'imyaka 40 wabyaye ufite ibiro 116. Kandi no kuri no generation yacu uwo mwuka urahari. Ugasanga umugore w'imyaka 55 ubyaye 6 arimo kwigwandika imbere y'agasore k'imyaka 19 ngarashaka ko babana. Uwo mwuka urahari, ariko ndinginga Yesu ngo atabara abantu be abiyegereze kuko nta mahoro y'umunyabyaha. Ngo ndare bukeye mu gitondo nshaka gutaha. Cyatse gutaha arambwira ati se ati wabaye umugabo wanjye. Ahita abwira Batamuriza ati uyu ni papa wawe. Batamuriza barampamagaye ati papa ntikarame. Ati pa ntikarame. Mama Batamuriza ati papa bata ntikarame. Riba riramfashe. Icyambabazaga mama Batamuriza yarankubitaga. Mama Batamuriza yarandihaga ku rwego rwo hejuru. Ubwo Narize agiye guhita maze ati se umuntu wakubitwaga n'umugore yari umugabo nyabaki. Mama Batamuriza yari afite sentire 3 zo kwa Karirosi. Akina na Shodokani. Yarakoze na jandomori ku bwa Habyarimana. Hutiye guhoraga iki? Yamuhoraga ibintu 3 ariko nkunda kuvuga 2, icya 3 nkakigira ubwiro. Kuko icya 3 nicyo ku rwego rwo hejuru. Icyo cya 3 ntajya kunda kuvuga, hari ukuntu nashaka kwambuka ngo nge hakurya muri Canada nkasanga pasiporo yangira buri hose 2 akaba mperesha ikofi. Kuko iriya pasiporo yo kujya hakurya muri Canada bisaba kuba isinyweho neza. Ibindi 2 yampahoraga yashaka ko mesa nkatera ni pasi. Nkamubwira ni ntabyo nakora mfite umukozi akanyicarira nk'uruhinja. Icya 3 yashaka ko nta saa 11 nazirenzeho 30 akanshakisha ahantu mfatiye agatera agakubita hasi ntabirariyeho yankubitaga 0. Ariko mpuye na Yesu aramfata aranyiyegereza. Utiye kwifunza igihe kingana iki? Yanyifunze imyaka 2 n'amezi 8. Uti ntago mwigize mubyarana se? Ntago twigize tubyarana, yari afite ubwenge nk'ubwo abiki gihe bafite. Maje kwakira agakiza ndamureka, yari yanyifunze ndi umugabo wa 4, nyuma yanjye amaje kwifunga abandi 8. Ubu buhamya iyo mbuhaye madamu tubana twakoranye ubukwe n'umuririmbyi muri paruwasi ya Gasave ku itorero ryitwa Umugeni. Iyo muhaye ubuhamya bw'umugore wankubitaga kera ntarakizwa, arambwira ngo ahubwo yagukubitaga gahoro. Ati yajya kudiha nka 3 mu cyumweru. Ubwo Narize ashagwita maze ngo kuki se yagukubitaga ntugende. Yarankubitaga ariko twaba twiyunze nkarya neza. Reka mbabwire, niba hari ibintu bizasigaza abantu benshi niyinda nayirimo. Ariko dukwiye kubera amaso ubugingo bwacu, tukirinda ibyaha, abaguye Imana ikababyutsa, abataramenya Imana bakayegera ikabiyereka, abagenda biguru ntege Imana ikabongerera imbaraga, kuko mu gihe mukimiragura ibyaha nta mahoro muzagira. Umuntu yagize kumbwira 2009 arambwira ngo ntukajye wimena inda, ngo kwirwa ubwira abantu ko ari igisambo ngo urimo kwimena inda, ariko iyo nyimenye ko ari yanjye niyi. Arongera arambwira ngo nta n'umukobwa uzabona. Nene ntarakora ubukwe icyo gihe. Umukobwa na Yesu yarambengutse nkanswe inkumi. Mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 17 yarabandikira babwira ngo umuntu yari muri Kristo Yesu ababaye cyaremwe gishya. Ngo ibya kera bikaba birashize. Urumogi ruragenda, ubujura bukagenda, kanyanga ikagenda, ukurwana bikagenda, umuntu akakira imbabazi z'Imana. Ongera umukomera amashi ni umwami w'amahoro. Mushumba Davide munyemerere mbabwira uko Yesu yamfashe mitengana ku musozo. Yesu yamfatiye mu giterane ADPR Muhima yari yakoze cyo kurwanya ibiyobyabwenge nk'iki, baragitegura kiza 3 z'ukwa 3 2003. Bagitumiramo korali Sayuni yo mu cyahafi, bagitumiramo korali 2 zikurikirana ku Muhima na Duhuza umutima. Baragenda barambagiza umwigisha mwiza wahoze yibisha imbunda afunga na kace, nyuma za gukizwa. Aza muri icyo giterane cyo kukibwiriza, nge mva mu Gatsata aho nari ntuye, nje gucuruza urumogi muri Aprovia, nje no gucuruza urumogi muri Dobandi, nje no gucanga ikibiriti hariya ku Ikorosi. Ngo mpagere nsanga igitaramo kiraryoshye,
hari imbere y'iriya etaje ya Ndayisenga Materine, ni umunyarurindo iwacu, ise yitwa Domiri, data akitwa Degari, mu murenge witwa Kinzuzi. Habaga ishuri rya Roko Defense, haba n'ibibati, nsanga Muhima yabatije icyo kibanza bagishyiramo icyo giterane nk'iki ngiki. Ntangira guhimbaza Imana, urumogi rwamennye amaso, numva dayimoni arambwiye ngo mwana Jameni ntiwi ngo no mu gitaramo ngo urakuramo yo kurya nte. Barahimbaza, mba nikweje muri korali Sayuni, hararimo umugabo muremure usumba, mba muteye dedua icyo bita irirenga, mba mwibye ikofi irimo 61. Nari nzi gutera dedua ikofi kayitiza, nateraga dedua 200 akaza nta n'inote nimwe isigayemo. Bakomeza barahimbaza, umwuka wera aranzitira sinagenda, mba nikweje muri korali duhuza umutima, mba nteye dedua umugore, mba mwibye samusanga yari, mba mwibye telefone nshasha yari ikiza, umwuka wera aranzitira sinagenda. Mutekereze namwe, mfite telefone itari iyanjye, mfite ikofi itari iyanjye, kubera iki ntagiye? Yari isaha yo guhabwa agakiza. Bakira umwigisha w'ijambo ry'Imana, yasomye ijambo ry'Imana. Ubu iyo turi mu giterane ntago dusobanura ijambo ry'Imana, uhita utanga ubuhamya. Ijambo turisobanura mu rusengero ukaryumva neza. Yasomye ijambo ry'Imana ahita atanga ubuhamya, avuga ukuntu yibishaga imbunda, afunga kace, aniga abantu akabambura amafaranga. Ijwi rirambwira ngo mutega amatwi. Arekura ubuhamya, icyokere kirandenga. Agiye gusoza abaravuze ngo muri iki gitaramo nta muntu waba urimo ukeneye kwakira agakiza ngo amanike ikiganza. Sinzi ukuntu natombotse, ntindashaka kwihana. Abaririmbyi batari hano we, batari hano we, bati nimucungana n'ibyuma na mikrofone, bati ni igisambo Ruharwa. Induzi baziravuze. Pastor umusaza w'inshuti yanjye uri mu kirwa cy'izabukuru witwa Bodoye Pascal, na mwarimu Specioza uraye neza madamu nyakwigendera Kayura Jacques, barahaguruka baravuga bati nimutuze, n'uwari Sawuli yahinutse Pawulo. Ndavuga nti n'ukuri, n'ikimenyimenyi cy'uko natsinzwe n'ijambo ry'Imana. Mfite ikofi y'uriya mugabo, umugabo ngo areba ati n'igipesi yagiturikije. Umwuka wera n'ijambo ry'Imana n'ubuhamya byemeza umunyabyaha. Nta mapinga aba yambaye, ariko ijuru riba ririmo kumukontorora. Ndayimusubiza, barabara basanga 61 aruzuye, kandi n'uriya mubyeyi ntiyakira telefone ye nayitwaye. Akireba mu ishakoshe, ate n'agasaka yagafunguye, ajya kurwanya abaririmbyi ngo nagiye muri korali barebashye. Aho niho nahise mbisubiza, nihana kwibisha ikaramu, gutanga akazi ntako ngira, gusoresha abaturage ntakorana na leta, gucuruza urumogi no kurunywa, kuranguza mu mangazini atarayanjye, gukodesha amazu atarayanjye. Nari mfite imfunguzo 700 nacurishije. Ndihana, ngiye kumva numva ku bitugu byanjye havuye ikintu kingana nka toni, nka kimwe cyavuye ku bitugu bya Mukristo. Kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi ndi umugenzi ugana mu gihugu cyo mu ijuru. Komera Imana amashi, kandi imbabazi z'Imana zikuriho rwose. Bibiliya yatubwiye ngo nuko umwana naba batura muzaba mubatuwe by'ukuri. Hombeka amaso dusenge, hombeka amaso dusenge. Hano harimo ubusinzi, ubusambanyi, ubujura, isigara, itabi ry'ubugoro, mukubita umwice, yewe muntu, akayuki, ibanga, muvuduko, nzaba noga ejo. Hano harimo ibyaha byinshi, umwanda, kugambirira kwiyahura, kwanga nyoko bukwe, kwanga uwo mwashakanye, guta urugo rwawe, kugambirira kwimanika. Hano harimo ibyaha byinshi. Hombeka amaso dubwira databuja mwiza witwa Yesu utanga imbabazi, yongere atanga imbabazi muri iki gitaramo cy'abera. Hombeka amaso dusenge. Ndashaka gusengera abantu babiri muri iki giterane. Ndashaka gusengana n'umuntu utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, akaba baswe n'ibyaha, akaba yumva akeneye imbabazi z'Imana, akavuga ati iyababariye Ruharwa Regisi nanjye nimuyinteretere, nanjye nkiza ibyaha. Undi muntu wa kabiri nsengana nawe, ndasengana n'umuntu woza ari umurokore aragwa. Iyo tuvuze kugwa, hari igihe analize ku bumenyi bw'isi, ahita avuga ati se ko nta bisebe mfite naguye gihe ki. Iyo tuvuze kugwa, ni ukuva mu gakiza ugasubira gukora ibyaha. Uhoze uri umurokore mwiza, nyuma amaganya y'iyi si n'ibihendo by'iyi si birakuniga, uva mu gakiza usubira gukora ibyaha. Ubu tuvugana waraguye, umaze kumva ijambo ry'Imana, ukeneye imbabazi z'Imana. Zamura ikiganza nkusengere. Umuntu ukeneye kwakira agakiza aribwo bwa mbere, n'umuntu hose ari umurokore akagwa, zamura ikiganza neza. No muri VIP zamura ikiganza neza. Hunga uve mu busambanyi, hunga uve mu bujura, hunga uve mu kwikinisha. Nyegera, zamura ikiganza uze hano usange hano ngusengere.
ihute nkusengere, ihute nkukore no mu biganza nkwaturira imbabazi z'Imana. Abadiyakoni badufashe na hariya muri VIP uracoma urasinda unkurumogi wagambiriye kwiyahura ngwino tugusengere. Yego rata watafu, yego maniga, yego magenge batafu banje. Yesu arabakunda, Yesu arabakunda, Yesu arabakunda, Yesu arabakunda. Na hariya muri VIP unywisigara ugenda na prudence, icyuma cyakumenya amaso, Henikeni yarakuzengereje wagambiriye kwiyahura ngwino nkuze n'Imana, ngwino nkuze n'Imana, ngwino nkuze n'Imana. Wigira isoni yego rata mukuru wanje, ejo ndo wabura umuririmbyi mwiza, ejo ndo wabura umudiyakoni mwiza, nuko natwe twihanye. Yego rata Imana iguha umugisha, ngwino tuguhuze n'Imana. Yego rata tafu, yego genge, nanjye nari umumenetsi ndigenge, ngenda ntakozaho kugira ngo ntatoneka isi, ariko mpuye na Yesu aranyunamura, ngwino tugusengere. Na hariya hakurya muri VIP ushobora kuba wihishemo usinda waragambira kwiyahura, ugira umwanda ukaraba rimwe mu kwezi, unywera 30 nta mituwele de sante ugira, wanga nyoko bukwe, ucinyuma w'iyo mwashakanye, uri umunyabyaha. Ngwino tuguhuze n'Imana, ngwino tuguhuze n'Imana. Yesu aragukunda. Hunga uve mu rumogi, hunga uve mu bujura, hunga uve mu businzi, hunga uve muri kanyanga. Wegera Imana nayo izakwegera, urwanye Satani nawe azaguhunga. Humura Yesu aragukunda. Ngwino tugusengere. Yego maniga, yego shumi yanjye, igira hino tuguhuze n'Imana wagemeni. Yesu aragukunda. Nanjye nari niga ndigenge, nsuzanyisha ikirenge, nsuzanyisha umutwe, ariko mpuye na Yesu aramfata aranyiyegereza. Operasiyo yo muri uyu mugoroba nta mapingu uri bwambare, nta gereza uri bujyanwemo. Operasiyo y'uyu mugoroba ni ukwemerera Imana ko ibyaha byakuzengereje, ukegera Imana ukakira imbabazi z'Imana. Mu munota umwe reka nkuhendahende wigira isoni. Nubwo usambana Yesu aragukunda, nubwo inzoga zakumenya amaso Yesu aragukunda, nubwo uri umunyamwanda Yesu aragukunda. Ngwino tuguhuze n'Imana. Muri VIP waba wihishemo waraguye, waba wihishemo uri umusinzi, waba wihishemo wambara ubusa ngufite amaguru meza, waba wihishemo ufite imiti yo mu bapfumu, waba wihishemo waragambiriye kwiyahura, ngwino tuguhuze n'Imana. Ntabwo twihuse, nubwo burimo kwira cyane ntabwo twihuse, ngwino tuguhuze n'Imana. Bashumba mugira ngo se aba ni bake imbere y'Imana? Aba ntabwo ari bake rwose. Ngwino tuguhuze n'Imana, ngwino tuguhuze n'Imana, ngwino tuguhuze n'Imana. Wigira isoni, Yesu aragukunda, wigira isoni. Hanyuma munyemerere mupfukame kuri uyu mukeka. ADPR bamo abakozi b'Imana beza, utaravuga umukeka ahita amenya ko hakwiriye. Mwegerane hanyuma hari icyo nshaka kubabaza, kandi muhumure. Nababwiye ko operasiyo yo muri iki gicamunsi yo muri uyu mugoroba nta mapingu uri bwambare, nta nubwo uri bujyanwe muri gereza. Imbabazi z'Imana nizo zitumye wumva ijambo ry'Imana. Hari umuntu waba uri hano afite itabi ry'urumogi, afite kanyanga, afite icyuma ntabwo ari kimwe baterana. Hari inzoga yitwa icyuma ku buryo mujya muri furi umuntu wamureba ukagira ngo warapfuye. Waba ufite ukaba uri muri furi uri mu kinya. Waba ufite urumogi, kanyanga, mayirunge, mugo, ukaba ufite imiti yo mu bapfumu, ukaba ufite na twa dukoresho ngo twitwa udupuridanse, ngo bizane tubitesha agaciro, bizane mbitesha agaciro. Operasiyo ya hano nta mapingu uri bwambare. Nubwo umuyobozi w'umurenge ahari ntabwo ari bugutware, nubwo n'izindi nzego z'umutekano zihari ntacyo ziri bugutware. Niba ufite ibyo ngibyo mvuze haraguru, bizane tubitesha agaciro. Urumogi, kanyanga, puridanse, imiti yo mu bapfumu, inzoga y'icyuma, bizane tubitesha agaciro. Mufashe icyemezo cyiza cy'abagabo. Nta wundi twaha amahirwe, wigira isoni. Yesu aragukunda, ngwino tuguhuze n'Imana. Hanyuma munyemerere nakire umushumba aduhuze n'Imana, kandi namara mwigire hino. Ariko abaririmbyi mubuze mugote zino ntama. Mwebwe murabatumishi kabiri, iyo muririmbye nkiyigisha muba munteretse ahantu hafatika. Mwigire hino bake bashoboka, mugote zino ntama. Hanyuma n'inginge n'abadiyakoni mwigire hino. Ubu mwijuru impundu zirimo ziravuga, barimo baravuga bati amaraso umwana wacu Yesu yamennye arongeye koze ikintu gikomeye. Reka aduhuze n'Imana, kandi namara kubasengera baragirwa inama. Muzamure ibiganza hejuru byombi. Amagambo ngiye kuvuga murayatuza akanwa kanyu muyasubiremo, turababwira ibikurikiraho nyuma yo gusenga. Muvuge ngo Mwami Yesu,
n'ijwi rirerire cyane, mwami Yesu, twumvise ijambo ryawe, turatsinzwe, twakoze ibyaha byinshi, amaraso ya Yesu natweze, utwandike mu gitabo cy'ubugingo, turifuza kuba ibyaremwe bishya, uduhe imbaraga zo kunesha, ibyatuneshaga tubineshe, tuba abana bawe bwite, urakoze kubyemeye, amena. Mana ishobora byose, Imana ifite imbaraga nyinshi, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, turagushimiye ku bw'aba bagabo, ku bw'aba babyeyi, abasore n'abakobwa batsinzwe n'ijambo ryawe. Reka imbaraga zawe zibafate, reka imbaraga zawe zibakomeze, uhereye uno munsi amajwi abajyana mu byaha turayirukanya mu izina rya Yesu, bajya bumva ijwi ryawe ku manywa na nijoro. Tugukomeye mu mashyi kuko ubyumvise, ukaba ubyemeye, tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen.